hari imvugo ababyeyi benshi tuvuga haba mu magambo cyangwa se mu bikorwa, cyane cyane mu bikorwa, imvugo ivuga ngo kora ibyo nkubwiye ntukore ibyo nkora, ni ngo do as I say not as I do. Icyo rero ababyeyi benshi turagikora, dushobora kutakivuga n'amagambo ariko tukagikora. Urugero, iyo umubyeyi akaba ashaka ko umwana we yubaha ariko agasuzugura, ariko agasuzugura, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo buri mubyeyi wese aba ashaka ko agira umwana wubaha, ko agira umwana ufite gahunda, ariko we ugasanga asuzugura. Ubundi rimwe na rimwe agasuzugura uwo mwana, cyangwa se umubyeyi agasuzugura abandi uwo mwana amwumva cyangwa se amureba. Twongeye kubasuhuza bavandimwe, inshuti z'ikiganiro umusemburo w'impinduka gitangwa na Youth for Christ Rwanda, Jeunesse pour Christ Rwanda. Imana ibahe umugisha ko mukomeje kugikurikira, kandi tunabasaba inkunga yo kugisangiza bagenzi bacu. Uyu murimo wo kurera abana ni umurimo w'ingenzi cyane, rero kandi nidushyiramo imbaraga byose bizashoboka. Ni umusemburo w'impinduka rero, turacyakomeje kuganira ku birebana n'uburere bw'abana. Ubushize twaganiye ku ngingo cyangwa se ku nsanganyamatsiko ivuga ngo urugo, ishuri rya mbere kandi ry'ingenzi ku mwana. Twabonye ko iryo shuri ariho umwana yigira kubaho, niho yigira kubaho, niho yigira ubuzima, cyane cyane ko twabonye ko muri iryo shuri, muri umuryango, niho umwana aremera imyumvire bitewe nyine n'ibyo yiga. Ibyo iryo shuri rimwigisha bituma arema imyumvire, iyo myumvire ikamufasha kurema amahame cyangwa se imirongo agenderaho. Hanyuma ayo mahame rero akaba ariyo agena imyifatire ye, hanyuma iyo myifatire ye ikaba ariyo igena uko azabaho. Rero iyo aremye imyumvire myiza bituma agira amahame meza, hanyuma ayo mahame yaba ari meza bikamufasha kugira imyifatire myiza. Iyo myifatire myiza ikamutera kubaho neza, hanyuma kubaho neza kandi twabonye ko ibyo ngibyo ntabwo ari we bigiraho umusaruro gusa cyangwa se ingaruka, si ku buzima bwe gusa, ahubwo n'abamukikije, ababana nabo, abakorana nabo, n'akazi akora, n'ibyo akorera igihugu, n'ibyo yikorera ibye, byose bituruka muri ya myumvire yaremye muri iriya shuri rya mbere kandi ry'ingenzi ku buzima bw'umwana. Ngira ngo twagerageje kuganiraho mu buryo buhagije uburyo iryo shuri ari ingenzi cyane, ko iyo ryakoreshejwe neza ritanga umusaruro, kandi umusaruro ugera ku gihugu cyose. Si umwana ugarukira, ahubwo n'abamukikije, n'abamuzengurutse, abakorana nabo mu buzima. Murabizi ko Imana yaturemeye kubana n'abandi, kandi uko tubana n'abandi rero nabyo bituruka muri ya myumvire yacu. Rero Imana ibahe umugisha ko mukomeje gukurikira iki kiganiro cy'umusemburo w'impinduka. Ubu rero uyu munsi turakomeje, noneho tugiye kureba ese ni mu buhe buryo ririya shuri ryabyazwa umusaruro. Nicyo tugiye kureba, ni iki cyakorwa kugira ngo nyine ririya shuri, hari byinshi byakorwa, ariko uyu munsi tugiye kwibanda kuri kimwe kirebana no kuba intangarugero. Kuba intangarugero, buriya hari imvugo nyinshi zigaragaza ko kuba intangarugero ari ingenzi cyane. Baravuga ngo ibikorwa biruta amagambo, cyangwa se ngo kora ndebe iruta vuga numve. Ayo ni amagambo ashimangira imbaraga zo kuba intangarugero. Aba bana rero bakeneye ko tubabera intangarugero. Ririya shuri nyine, uburyo bwa mbere bwo kuribyaza umusaruro ni ukuba intangarugero, kuba urugero rwiza rw'imico ushaka. Hari imvugo ababyeyi benshi tuvuga haba mu magambo cyangwa se mu bikorwa, cyane cyane mu bikorwa, imvugo ivuga ngo kora ibyo nkubwiye ntukore ibyo nkora, ni ngo do as I say not as I do. Icyo rero ababyeyi benshi turagikora,
dushobora kutakivuga n'amagambo ariko tukagikora. Urugero, iyo umubyeyi akaba ashaka ko umwana we yubaha ariko agasuzugura, ariko agasuzugura, no kuvuga ngo mu yandi magambo buri mubyeyi wese aba ashaka ko agira umwana wubaha, ko agira umwana ufite gahunda, ariko we ugasanga asuzugura. Ubundi rimwe na rimwe agasuzugura uwo mwana, cyangwa se umubyeyi agasuzugura abandi uwo mwana amwumva cyangwa se amureba. Urugero wenda nk'umugabo agasuzugura umugore we kandi umwana abireba, ni gute yatekereza ko uwo mwana azubaha? Cyangwa se umubyeyi cyangwa se umumama cyangwa umugore agasuzugura umugabo we abana bareba kandi agatekereza ko uwo mwana azubaha. Cyangwa se umubyeyi agasuzugura abandi bantu wenda bitewe n'uko barusha ubushobozi, abarusha imbaraga, kandi umwana abyumva, byanze bikunze umwana nawe ibyo azakurikiza. Rero ntitugashake ko abana bakora ibyo tubabwiye birengagije ibyo dukora. Oya, ahubwo kamere muntu nyine gukora ibyo dukora bizaborohera kuruta kumva cyangwa se gukora ibyo tubabwiye. Ibikorwa biruta amagambo. Niba ushaka umwana wubaha, ugomba kubaha abantu bose utarobanuye. Aho ngaho niho umwana uzaba umuhaye urufatiro. Baravuga ngo urugero si bumwe mu buryo bwo kwigisha, ahubwo urugero nibwo buryo bwonyine bwo kwigisha. Sibyo? Ni umuhanga witwa Albert Einstein wabivuze, avuga shimangira ko urugero rwiza cyangwa se urugero dutanze nibwo buryo bukomeye cyane, kandi urugero ruroroshye kurwubaha cyangwa se kurukurikiza. Biroroshye gukurikiza. Niba ushaka rero umwana wubaha, ugomba kubaha abantu bose utavanguye. Niba ufite abakozi mu rugo ukabubaha, niba ufite ukubaha abo mwashakanye, ukubaha abantu bose, aburusha ubushobozi, ni ukuvuga iyo usuzuguye umuntu urusha ubushobozi witwaje ko murusha ubushobozi, wenda amafaranga cyangwa se amashuri, ubwo umwana nawe uramubwiye ngo nawe azajya asuzugura abarusha ubushobozi cyangwa se abarusha imbaraga. Niba ushaka umwana w'umunyakuri, nawe ugomba kuba umunyakuri. Niba ushaka ko umwana wawe agira urukundo, ugomba kugira urukundo. Niba ushaka ko umwana wawe agira gahunda adafite akavuyo, niba ushaka ko umwana wawe yubahiriza igihe, nawe ugomba kubahiriza igihe. Ibintu nk'ibyo byose, ya mico yose ushaka, ibyo ushaka ku mwana wawe cyangwa se ziriya karite ushaka mu mwana wawe, ni ngombwa ko uba uwa mbere mu kuzubahiriza. Buriya kwigana umuntu biroroshye, kubera ko kwigana nyine uba warabonye umuntu abikora. Akenshi kuvuga biroroha ariko gushyira mu bikorwa bikagora. Rero iyo dushyize mu bikorwa cyangwa se iyo dutanze urugero, iyo tubayeho ubuzima dushaka ko abana bacu bazabaho, biraborohera kubikurikiza, ntabwo bibagora. Ariko iyo akenshi ibyo dushaka ko tubwira abana bacu, iyo dukora ibitandukanye n'ibyo dushaka ko abana bacu bakora, cyangwa se iyo tubayeho ubuzima butandukanye n'ubwo dushaka ko abana bacu babaho, birabacanga. Umwana akavuga ati, ndibuka umwana umwe yigeze kuba arabwira ati, mama ambuza gukubita barumuna wanjye kandi wakankubita. Urumva nyina complaining ko, cyangwa se mama arashaka ko nitaba ngo karame kandi we namuhamagara kanyitaba ngo ugasanga ibyo ngibyo nyine birabacanga, bicanga. Rero twe gucanga abana rero, ahubwo tubeho. Burya ngo gutanga urugero ni uburyo bwo kwigisha umuntu atavuze. Naho kuvuga henshi, hari igihe tuvuga amagambo tukayavuga, rimwe na rimwe tugakoresha n'amaterime abana batumva, ariko urugero rwiza nyine, gutanga urugero, umwana abona tubikora nawe bikamworohera kubikora. Rero sinzi ko nabona amagambo ahagije
yo gushimangira cyangwa se yo kugaragaza uburyo kuba intangarugero ari ingenzi. Nicyo abana bakeneye cyane kuruta amagambo menshi tubabwira. Amagambo menshi tubabwira kenshi hari igihe tubahata amagambo tukayabahata, ariko tubahasi ibikorwa byiza tukabahata ingero nziza biroroshye cyane. Ngira ngo hari inkuru yigeze kuvugwa cyane mu minsi yashize, ngo aho umuyobozi w'ishuri yigeze umwana umwe yagize ikibazo cy'imyifatire, ngira ngo cyari ikibazo cy'imyambarire hari yari itameze neza, noneho amutuma umubyeyi, ngo umubyeyi noneho aza imyambarire ye yari mibi kuruta iy'umwana we. Umuyobozi w'ishuri rero aravuga ati ahubwo mbonye ikibazo aho kiri. Rero mu yandi magambo dushyira imbaraga mu gutanga urugero rwiza, kandi urugero rwiza urutange utitaye, ntuvuge ngo umwana wanjye aracyari mutoya ntabwo arasobanukirwa, reka da. Buriya abana baba bareba, kandi igihe batangira kwitegereza ntabwo tuba tukizi. Ntumenye igihe umwana atangira kurebera ibyo ukora cyangwa se atangira kureba urugero rwawe. Kubera rero kutazi igihe azabikorera, ni byiza ko wirinda gukora ikintu utifuza ko umwana wawe azakora. Wirinda kuvuga icyo utifuza ko umwana wawe uzumva avuga. Wirinda kubaho ubuzima utifuza ko umwana wawe azabaho. Ibyo ngibyo waba uri hafi ye, waba uri na kure ye, kuko nabyo hari igihe rwose abantu bibeshya akavuga ati ndiherereye ndahangaha, abana ntibabibona ntibagira gute. Ariko ni byiza rwose gukora ibintu biri mu murongo, cyangwa se tukabaho ubuzima, tukabaho imibereho, tukaba mbese ba bantu twifuza ko abana bacu babaho. Ngira ngo hari mwe wigeze kubivuga, aravuga ngo tugomba kuba abaturage cyangwa se abanyagihugu twifuza ko abana bacu bazabaho. Gukunda umurimo, kugira gute, kubaha, gukunda abandi, kuba umunyakuri, kuba inyangamugayo, n'izindi ndangagaciro wumva ushaka ko umwana wawe cyangwa se zizaranga umwana wawe, ni byiza ko zikuranga. Icyo gihe uzaba umwigishije utavuze, kandi isomo umwigishije rizafata kuruta amagambo wamubwira. Rero Imana idufashe. Twavugaga ngo ishuri cyangwa se umuryango, famiye, niryo shuri rya mbere ry'ingenzi umwana yigiramo kubaho. Hanyuma uko kubaho, uburyo aziga kubaho bw'ingenzi kandi bukomeye cyane, ni ukubona abantu bamubera intangarugero. Abanyarwanda bagiye babivugaho kenshi, ngo uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo, uwibahetse ababwiriza uwa hehe, uwo mu mugongo. Uwo ni umugani wa Kinyarwanda. Abandi bakavuga ngo what the daughter does the mother did, cyangwa se icyo umwana akora, arimo umubona akora, burya na nyina we yaragize gute, yaragikoze. Rero niba umwana akora ikintu kibi, ntabwo ari byiza guhita ducira umwana urubanza, ahubwo dukwiye kwibaza ngo uyu mwana ashobora kuba yarabonye urugero rubi. Rero ntitugahangayikishwe nuko tubona ko abana bacu batumva ibyo tubabwira, ahubwo tujye duhangayikishwa nuko ibyo dukora babireba. Nuhangayikishwa nuko ibyo ukora abana babireba, bizatuma ushyira imbaraga mu gukora ibintu byiza. Hanyuma nukora ibintu byiza, abana bawe nabo bazakwigiraho gukora ibintu byiza, hanyuma bazareme imyumvire myiza. Iyo myumvire myiza izatume barema amahame meza. Ayo mahame meza azatume bagira imyifatire myiza izabafasha na nyuma, bamaze kuba bakuru, bubatse ingo zabo, bari mu kazi, babana n'abandi. Nibwira ko buri mubyeyi wese yifuza ko umwana we yazaba umuntu mwiza, wabana n'abandi, cyangwa se ugira gute. Ariko ibyo tuzagira umwanya wo kubivugaho. Ariko sinibwira ko hari umubyeyi wifuza ko umwana we yaba umuntu uri indiscipline, umuntu udafite umurongo. Nta mubyeyi wakwifuza ibyo. Cyareka umubyeyi ufite ikibazo
cy'uburwayi bwo mu mutwe niwe ushobora kutagira icyo cyifuzo. Umubyeyi wese arabyifuza, ariko uburyo bwo kubigeraho nibwo akenshi buduca muri humye. Kandi rero tumaze kubona uburyo bwa mbere gukoresha neza ririya shuri, kandi uburyo bukomeye cyane bwo gukoresha neza iryo shuri ni ugutanga urugero rwiza. Imana ibaha umugisha, Imana idushoboze twese. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko iyo hari ubushake hamwe no gusenga, Imana izadushyiramo imbaraga, izaduha ubushobozi bwo kubera urugero rwiza abana bacu, bizatume bagira imyumvire myiza, imyumvire myiza itume bagira amahame meza, amahame meza atume bagira imyifatire myiza, hanyuma imyifatire myiza izatume nyine babaho ubuzima bwiza. Urugo niho umwana yigira uburere mbonera cyangwa ngomeragihugu. Sinzi niba byumvikanye. Mu rugo niho umwana azigira ibyo ngibyo, niho azigira uburere, niho hambere yigira uburere mbonera cyangwa ngomeragihugu, ni naho yigira uburere nyoboka cyangwa se ngomeramana. Ibyo ngibyo rero naho ngaho biri, naho bishingiye, kandi batangira kubyiga bakiri bato cyane. Akigera ku isi atangira kwiga, atangira no gufotora, kandi noneho aba ari kodinga. Umubyeyi wese akwiriye kuzirikana ko iyo ari imbere y'abana be cyangwa se imbere y'umwana we atiteye ku myaka ye, aba ari imbere y'umunyamakuru cyangwa se y'umunyamakuru ufata amajwi kandi akanafotora. Noneho ibyo ngibyo bikazagira ngo bya bindi imbuto umwana abibwemo ahiherereye nizo zimusohokamo ageze ahirengeye, cyangwa se ahiherereye ni mu rugo, hanyuma ahirengeye n'igihe ageze mu bandi. Bya bindi bimusohokamo burya si ibyo yigiye aho ngaho, ahubwo n'ibyo yize kera bigatangira kumusohokamo. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha.